bamushyize igorora baramudabagiza. Abagabo babiri babaye iciro ry'umugani, abo ni Rumanzi na Shabwega bwa Rubunge w'Umwenegitore. Ikaze mu isi y'umuco nyarwanda, amateka n'ubuvanganzo nyarwanda, aho twe twahisemo gusigasira amateka n'umuco nyarwanda ngo twimakaze ubupfura, ubumwe n'indangagaciro za kinyarwanda, tutirengagije ko uko isi iri kurushaho gutera imbere ariko bamwe barimo gusiga gakondo zabo bakirundumuriramo imico mvaburayi, baba babizi cyangwa batabizi. Umuco ni ururimi, ururimi ni umuco. Ese mbibutse ko agahugu katagira umuco gacika? Singayi wavuze ko utazi yava atamenya n'iyajya. Mbaye ikaze banyakugira Imana. Muraho ariko Banyarwanda banyarwandakazi, nongeye kubaramutsa. Nimugira amahoro n'Imana ndetse n'amafaranga. Njyewe baramutsa, ndi umusizi rutikanga guguga bicurumana amaco macanya singwa birasingwirwa n'urugugwe ndazibikira ndika agapfubyi karirwa n'utundi. Ngaye nguko mbaye ikaze. Ubundi uyu mugani uvugwa kenshi mu Rwanda baherekeje ku muntu bakuye mu mage bakamudabagiza, niho bavuga ngo bamushyize igorora. Nkuko tubikesha umwanditsi Rutebeza amacumu ku nyamibwa.com, uyu mugani wakomotse ku munyagisaka witwa Rumanzi agana mu mwaka w'1700, wasizwe kandi n'umunyanduga witwaga Shabwega bwa Rubunge w'Umwenegitore agana mu mwaka w'1800. Aba nibo bombi bashyizwe igorora. Rumanzi yashyizwe igorora rya Bishenyi mu Buganza, Shabwega ashyirwa igorora rya Buhoro bwa Reremacu mu Nduga. Ubwa mbere ni ubuhe? Cyilima Rujugira yarongoye umukobwa w'umunyagisaka witwa Rwesero rwa Muhoza, se wabo wa Kimenyi, babyarana Ndabarasa wabaye umwami w'u Rwanda yitwa Kigeli. Bukeye rero Ndabarasa amaze guca akenge, bamwohereje Gisaka kwa Nyirarume Kimenyi ku buryo bw'imitsindo. Ubwo Kimenyi rero yari afite umunyanzoga we akitwa Rumanzi. Uwo Rumanzi ngo agakunda Ndabarasa cyane, akamumenyera inzoga y'agasusuruko niya nimugoroba, bituma Ndabarasa amukunda cyane. Ndabarasa amaze kuba umusore abwira Kimenyi ko amusaba aho azubaka. Bukeye Kimenyi ajya kumuha imisozi yo kubakaho, amuha Rundo na Gasetsa. Ndabarasa abwira Nyirarume ati, wampaye na hariya haruguru ya Gasetsa? Abivuga atunga y'umuheto. Kimenyi abibonye abona ko ari imitsindo, abwira Ndabarasa ati, Abanyarwanda mugira ubwira koko, urangaruriza igihugu uruhembe rw'umuheto? Kuva ubwo Kimenyi yanga mwishywa we Ndabarasa, aramusezerera agaruka mu Rwanda. Haciyeho iminsi mike Ndabarasa yima ingoma y'u Rwanda. Amaze kwima, Kimenyi yanga na wa munyanzoga we Rumanzi maze aramunyaga. Rumanzi amaze kuba umukene bikabije cyane, yigira inama yo gucika ngo aze mu Rwanda. Ati, uwasanga Ndabarasa ubwo twabanye neza yenda hari yanyiza. Inama rero amaze kuyinoza aracika, asanga Ndabarasa imwurire. Ndabarasa amubonye aramuyoberwa. Rumanzi aramwibwira, amubwira nuko ibyo byagenze, maze Ndabarasa amushyira mu banyanzoga n'abozi, aramubashinga ngo bamumenye bamwiteho. Rumanzi yakirwa atyo. Bukeye Ndabarasa amugabira umusozi yitwa Gorora rya Bishenyi, amuha inka nyinshi cyane. Ageze igorora rero arakira, aratunga aratunganirwa. Ubwo Ndabarasa abamushyize igorora ryo. Naho rero umukomero wo gushyirwa igorora wabaye ku ngoma ya Gahindiro atuye Buhoro bwa Reremacu, yari ahafite inzara aramo ikitwa igorora. Rimwe umugabo witwa Shabwega bwa Rubunge w'Umwenegitore, bene wabo baje kumunyaga, aza kubaregera kwa Gahindiro. Amaze kubariga, Gahindiro arabatumira, bahageze baraburana. Shabwega aratsindwa. Amaze gutsindwa bamuhindura umukene cyane utakiribika. Bukeye Shabwega yibuka kujya kuganyira Gahindiro, amuganyira ubukene bwe. Yatunguka y'abanyagiye bakamuheza ku kagambane ka bene wabo bamukomanyirije. Umunsi umwe Gahindiro aza ku Karubanda. Shabwega ajya kumwegera bakamusunika. Gahindiro arabirabukwa, aramuhamagaza amubaza icyo ashaka. Shabwega amutekerereza ubukene bwe. Gahindiro agira impuhwe amushyira mu banyagikari maze aramubashinga. Haciyeho iminsi amushyira mu nzu ye yitwa igorora, akajya amusasira. Shabwega akora hasi yongera kuba Shabwega bwa mbere, ava mu kajambajamba arakira, aradendeza aradabagira. bitewe nuko Gahindiro amushyize igorora.
ushatse kujya kubonana na Gahindiro rero agahongera Shabwega ngo amusohoze amuhakirwe. Nuko uwo mugani rero wo gushyirwa igorora waturutse kuri Rumanzi w'umunyagisaka Ndabarasa yagabiye igorora ari umukene bikamukiza, no kuri Shabwega Gahindiro yashyize mu nzu ye yitwa igorora. Aba bagabo bombi rero uko ari babiri, Rumanzi na Shabwega, icyo bahuriyeho nuko bose bashyizwe igorora n'abami. Uyu mugani wamamara utyo wogera u Rwanda rwose, uwo babonye wese avuye mu mage ahembutse kimwe n'uwo berekejeho yishyikira, abantu bakagira bati bamushyize igorora. Gushyira umuntu igorora ni ukumumara agahinduka mudendeza. Ngahe nguko rero Banyarwanda Banyarwandakazi, ngicyo ikirari cy'insigamugani bamushyize igorora. Ngenda umusizi Rutikanga Rwogogabica. Ndakwibutsa gukora subscribe wowe utarayikora, ndetse ukande like unasangize bagenzi bawe iki kiganiro, kugira ngo intego yacu yo gusigasira umuco nyarwanda ikomeze ijya imbere, ndetse kandi tubashe no gutera imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngahe nguko rero ndabashimiye.